ya bakunzi bacu rero hano turi murabona ko navuga ngo ntago byoroshye abantu n'uruvunganzoka mu rurimi rw'ikinyarwanda hano turi Kigali turi kumwe na Sibomana Emma umeze gute ya ndaho turi muri mudu nyine birumvikana yo kuza gukomeza no gufata mu mugongo umuryango wa nyakwigendera Buravani ababyeyi bari hari muri sale muri tente imbere inshuti bavandimwe bari hano hanze abandi bari barinjabonye ko imihanda bayifunze ya no kuza kubafata mu mugongo kuko ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo tubabare n'abababaye twishimye n'abishimye twaje kubaba hafi nyine ngo tubakomeze yego hanyuma uyu munsi navuga ngo uno munsi w'amateka ho wabonye ko Buravani yarakunzwe cyane pe mbibonye bonye ko kuri Serena abazi hari imbere ya Serena hari ishami rya RBC niho imodoka bazifungiye ubundi hinjiraga nyine zije muri kino gikorwa ariko imodoka zigenda n'amamoto n'iki bazihagaritse birumvikana na hari yagana za Nyamirambo hose bazihagaritse birumvikana abantu ni benshi babuze ko binjira ubona muri sale imbere huzuye abastari bose bari hano twese turahari navuga ngo no kwinjira abantu ni benshi cyane na niyi saa turi kuvugana ntaga abantu n'undi bari babona uko binjira ni benshi cyane sare yuzuye hanze yaruzuye iki kintu kivuze iki kuri twebwe nk'abanyarwanda cyangwa abanyarwanda baratabara uzarene niyo umuntu yapfuye hano hose nyine barataba kandi umuco mwiza ikindi nikerekana ko nyine Buravani yarafite abantu bamukunda benshi gusa nibutse abantu bakurikiye Gasaro TV bari hirya no hino batabashije kuza hano nge nabashije kugenda nkatakata imbere n'inyuma hanze mu mihanda abenshi n'abakobwa b'inkumi nyine abakobwa yego hari nabo nabonye barize mu bantu wabonaga nkange hari umukobwa twahora ari imbere ya Serena Hotel avuga ngo Imana irabizi ko mu isi yose ari nge muntu wakundaga Buravani kusha abantu bose yego afite agahinda ababaye nanjye nabonye wari wicaye hasi yari yarize kwiyakira byansigo ariko urumva ni mu mboniye nkuko hari n'abandi bariraga bababaye bafite nyine bahangayitse birumvikana ni icyerekana ko nyine yari afite abantu bamukunda iyo ngiyo ni challenge ikomeye haba ari kuri njyewe kuri wowe dukurikiye kuri wowe ese nimfa nzasiga inkuru cy'imusozi uyu nguyu urugendo rwararurangije nanjye twese turategereje umuntu wese afite igihe azavira kuri ino si ariko se nzasiga inkuru cy'imusozi dukore neza dukore ibikorwa by'urukundo urazi ko Buravani yaririmbye urukundo igihe kirekire n'umuco yasohoye n'indirimbo za gospel dukore ibikorwa by'urukundo ndetse ariko ikirushijeho tubyereka abantu bagihari bagihari urakoze cyane uno munsi nta mustari cyangwa mustarikazi utatabaye umuryango wa Buravani abastari wenda sinabango bose ariko abenshi nababonye 98% abenshi nababonye benshi hari nabo ntarabona nagiye numva bunye ko MC ni Sandrine Sheje kuri KSFM ayisere mbonyedere kuririmba abanyamakuru hafi bose barahanga haketse ndabasigaye ku kazi birumvikana bamwita Jean Paul Nkundineza nawe dorara hari tumuzi mu nkuru z'ubutabera nawe yaje kwifatanya gukomeza umuryango nyakwigendera Buravani Nkundineza bite kwambaye nk'ninjas abantu nk'aba akareka ntabwo Minisiteri y'Ubuzima iremeza ko kavamo burundu ku muntu ku giti cye yirinda covid hari abantu bari gukumba iwacu Shabasi igira gutyo ntabwo covid izi ko Buravani yapfuye siko kabera ajya gatubwira Jean Paul uru ruvunganzoka rw'abantu byakavuze iki ku bantu muri rusange cyangwa se kuri twe dusigaye nk'umuntu wabaye mu nama yemezaga ko bibera no hano kuko mu rugo hari hatoya yaba ari famiye n'abateguye kuza kumusezeraho Oraveye batunguwe n'ubwishi bw'aba bantu yego ariko kuba harimo igice cy'umuziki harimo umuziki wa gospel na Shekira harya babyita ni Shekira na gospel bivuze ngo hari igice cy'abantu bari hano mu by'ukuri baje no kumva n'uwo muziki wa gospel bashaka n'uwo muziki w'isi donc ni uruvangitiranye rw'abantu iyo bavuga bati ni umugoroba wo kumusezera iby'abahanzi bikaba surprise sintekereza ko byari ko bimeze gutyo ariko nta kundi byabaye igisobanuro cy'umuhanzi ukundwa ni iki ahubwo kuba nta muntu uragwa hanze bavuga ngo umubyigano wabaye mwinshi arapfa ntago ari uhari hari inyuma abakobwa baguye bagore ko ntibapfuye koko kubera ko magufuri apfa kubera urukundo batanzania bamufitiye abajyaga kumusezera ntabwo haburaga abantu babiri bapfa yego ubundi igisobanuro cy'umuhanzi munini nuko
iyo apfuye aherekezwa n'abandi bapfa kubera umubyigano kugira ngo n'abanyamakuru mpuzamahanga nk'umunyamakuru wo muri Congo Kinshasa nawe yari yaje gutara ayo makuru. Buravan yahakoreye ibitaramo byinshi Goma cyane Goma n'iki gikombe yatwaye mu 2018 cya RFI cy'umuhanzi wo muri francophone bifite icyo basobanuye. Ni umwe mu bahanzi b'abana nzi bari bazi igifaransa neza n'icyongereza, guca mu ishuri ukabihuza n'ubuhanzi yize muri Gikondo muri ishuri ry'amabanki CFB niho yaciye yigara Colombier. Mu by'ukuri profile ye kubihuza n'ubuhanzi. Kera iyo umwana yajyaga mu by'ubuhanzi arabati kwiga biramunaniye ariko babona ko yagera Jean Paul uyu musore rero kuvuga ngo iyo umuntu yapfuye ngo haraba umusore ndacyari umusore yaracyari umusore ariko ndi hafi kurongora ngo iyo aza gukoresha igitaramo ati sinekeza ko yabona abantu nk'aba kubera iki yatekerezaga gutya Sibomana Emma. Ni imyumvire koko biragoye. Ibitaramo byo mu Rwanda uko bitegurwa turabizi. Hari ubwo utegura igitaramo ugatumira umuhanzi munini akaba ari we wishimirwa no kurusha, kandi nta Buravan ngewe niba ari uko nta muri show business cyane ntabwo nari ntarabona igitaramo cye nkawe ngo akibyimbe wenyine, ahubwo muzi yatumiwe mu bindi bitaramo cyangwa mu competition, kandi afite impano nyinshi, kuba azi kubyina gakondo, kuba yaraciye muri gospel, kuba yararimbaga ku giti cye no muri korali ntabwo aho umuririmbyi mwiza utarabaye muri korali ugiye na ba Madonna na korali yatangiranye nayo yari imirimba mu kandi na Brenda Fassie na ba Madonna n'abandi bahanzi bakomeye ku isi baca muri korali. Iki kibazo no comment ngira icyo bivugaho. Hari interview umunsi nakoze bambaza impamvu abahanzi ba gospel bava mu nse bakabijya kurimba sekira birira kujyana isano n'ibyo bivuze. Bigoye kubihuza kuko turi mu mugoroba wo kwibuka, ariko umuziki wa gospel ni umuhamagaro naho sekira ni business, kandi uwo muhamagaro kubyarira amafaranga bitinze kubera yuko nawe urabizi tubaye mu itangazamakuru igihe kinini. Hari igihe cyageze tukazajya dukorera ubuntu, kuba ugiye kuri mikoro kuri radiyo, kuba ugiye kuri tero ugafotora iyo article ukumva biri success, ariko uyu munsi yewe ntabwo wampakaza utampembye kubera yuko nanjye nabyafatiye umwanya bintwarira igihe n'itangazamakuru mfite nk'ibyo byose navuga icyo nkorera kimpemba ku kwezi nanjye nagiye mu bya social media nk'ibyo byose akiye gasarakaze no mu boss ariko donc turadeviye ubundi biragoye no guseka no kuri twe ngewe nishimana n'uwishimye tubabarana n'ubabaye. Uyu mwana Buravan ndamwita umwana kuko murusha imyaka irenga 10. N'uyu ndamuruta n'umukameramani uri kuri kamera ndamuruta, ndi mukuru nubwo sindi muto, turi bato batari gito. Buravan kuba kenyutse gukenyuka urabizi ni ugupfura umwana ugapfa nta kantu usize. Hano hari ibyiciro byinshi byaje gutabara Buravan kubera impamvu nk'izo. Twe tumaze iminsi ku kiriyo, ntabwo twaje kuko haje bano bahanzi. Nta n'ikintu gishya uyu munsi cyabaye kidasanzwe kibera iwabo ku kiriyo. Abahanzi baririmbaga gospel ikaririmba, sekira ikaririmba, ahubwo icyabaye niyo publicité, nuko kubivuga mbere bikaba nka show kandi ari show y'ubuntu. Kuko nk'ubu na cameraman wemerewe shiraho mikoro twumve. Uyu munsi nabonye hari abanyamakuru benshi babujije gufata amashusho imbere keretse abari gukora live. Bivuze ko twabaye mu nama itegura ibi bintu. Twabaye mu nama itegura ibi bintu uyu munsi. Twabaye mu nama itegura uyu munsi, hanyuma habamo byinshi ibinyamakuru ku giti cyabyo bati mwaduhaye iyo live, noneho ndatera avuga nti please Buravan afite channel ye, nuzura umunyamakuru akakubwira bati rero ntabwo kamera kuko byashyizwe kuri chaîne ya Buravan urabyumva, ariko nuza ugasanga bavuga ngo gukavaringa igikorwa cya Buravan ni Gasaro biba biteje inde paramike. Itegeko ryo kubona amakuru ubundi ntabwo ritoranye ikinyamakuru by'umwihariko, nta nubwo babujijwe n'ikimenyimenyi Gasaro arahari n'undi arahari, hari na bano bana ndabona bahari, ahubwo babujijwe ka kantu k'akajagari ko gukatakata niba ari chaîne ya Buravan
nka papa we ashobora kugira ikibazo cy'ihungabana. Umunyamakuru ababonye ngo mu mugoroba wo gusezera Buravan ngo papa we ngo yagize ikibazo, ugahita yenda umufotora. Ntihazemo ubumuntu muri make. Nta bumuntu. Twebwe ntabwo turi hano twaje muri show, turi hano twaje gufata umugongo uyu mwana w'umuryango mugari. Ikindi cyatumye abantu baba benshi, Buravan ni umuyanga, ni umwana wavutse nyuma ya jenoside, aracyafite papa we, afite mama we, afite umenye waba ari abana 5, niwe mutoya Jopa. Abo bose batabawe, hari umuryango w'abanyamuziki, hari umuryango w'abanyamakuru. Ni gute Buravan yabura abantu? Biragoye. Nuko Moridekayi nabavuga ntago ari byo. Emile nakabaratunguranye mu kiganiro. Bamwita Moridekayi. Ngo ibintu Sobana avuga sibyo nikahise avuga. Moridekayi avuga ati ibyo Sobana avuga babeshye. Ariko gasaraza ubwenge sha. Unzi ubwenge gute se? Ko nihishe umvumbuye. Nereka wowe nta muntu wakuyobera. Ugese kubera iki uyu munsi wambaye gutyo? Ingofero, upfukamunwa ni protection? Ni protection ya COVID seriye kandi. Ni protection ya COVID kuko nzi COVID kisobanuye. Yego. Nzi n'umumaro rwose ikintu cyo kuvuga ngo abanyamakuru babujijwe, nta munyamakuru nta n'urubanza rega rubirimo. Ahubwo na kisi tuye bidacaho. Yego. Kwa Buravan ariko uzi ko byo koko nabonye n'igihe ariko cyakiri gufata cyarabisabye nacyo kiri munsi ya Buravan. Kigufasha Buravan bitandukanye no kwa Jay Paul. Jay Paul access yose ifotora urupfu rwa Jay Paul byahawe igihe urabyibuka. Uyu munsi siko byagenze. Uyu munsi twaravuze tuti Buravan ahubwo nacyagiye iyo biha chaîne ya Jay Paul bigaca kuri chaîne ya Jay Paul n'undi muhanzi zikinjira kugira ngo umuryango ukeneye ibintu byinshi, kwakira abantu n'ibije, umubare w'abari aha hantu n'ababifashe nk'ibyabo, uvuga uti nge nka Sibomana umuryango muhaye amadolari 100. Iyo mibare biragoye. Uribuka ko cya gihe mukuru wa Jay Paul yavuze ati dukeneye ibi bije niyi, abantu mwitange amafaranga araboneka. Uyu muryango rero ni imfura, ni abasirimu, bafite ukuntu babipanze mu buryo bwabo gusa akazi gakomeye. Commission Rumanzi, RPC, Afande Shuti, donc sinzi niba bagira inama famille mu gihe cyo gushyingura haba ari ukumusezera no cyane kumusezera. Niba uyu munsi ka Kigali ari ikibazo, bakifashisha hamwe mu hantu hahurira abantu benshi hanini nka Arena, Intare Arena, Beka Arena, Stade Regionali, ahantu hanini kugira ngo wa muntu wasubiyeyo hano babanze ko yinjira, kugira ngo wa muntu banze ko yinjira nawe hariya ruguru baracyuzuye ari benshi cyane. Ni benshi kubera ni izina Buravan. Sinatekereza ko Sibomana napfa ari ukubaza kwisi utinya se. None se hazaza abantu bangana gutya? Ntabwo byashoboka. Rero ni Buravan harimo abahanzi, ni Buravan harimo gospel, ni Buravan harimo abakinnyi b'umupira. Ni umwana wapfubyemo wabaye mu academy Kaper. Donc ni Buravan munini, ariyo mpamvu abantu mubona banganye guki. Cya kabiri, kamera sinzi niba yabifashe, nureba amashusho y'abari hano, kamera ya Gasaro ni hagati y'imyaka 15 kugera muri 30. Ni young generation. Bivuze iki? Kandi abenshi n'abakobwa. Bivuze ntabyo nzi. Bivuze ko niba Mpyisi uyu munsi ari mu myaka 100, Mpyisi apfuye ni umuntu munini, ariko ntabwo wabona hano. Haza abasaza 78 bafite imyaka 80, abenda gusatira urungano rwe. Ngewe uyu munsi nimuriwe isi nkajya muri ya nyubako Yezu yavuze ngo hari amazu menshi, umubare munini baba ari abanyamakuru, baba ari abantu tubana mu rusengero, baba ari abaturanyi, baba ari famiye zanjye za hafi. Ariko uyu nguyu impamvu ni umuhanzi. Utekereza ko Jay Paul yapfa COVID idahari, hari kuba hari abantu bikubye bano kabiri. Uko byemeze Rusororo byaribwa naho hari abantu benshi cyane. Ndibuka imodoka zagonganye, ndibuka ibintu byagiye biba. Igisobanuro cy'umuhanzi ni iki? Papa we mbe yarapfuye no kukishasa byari bimeze. Uyu mukinnyi w'amafilime wo muri Tanzania Kanumba apfa niko byari bimeze. Niko uyu muntu ari public figures. None se niba uyu munsi ushobora kugira nka comment zo mu gikari zirenga 200 zikubwira ngo turagukunda, turakwishimira, batanakuzi upfuye byagenda gute? So ngewe ndatera impuruza kuri polisi y'igihugu
niyo ishinzwe ibi bintu byose uhereye kuri RPC, DPC wa Nyarugenge, DPC wa Gasabo na Kicukiro, biga ukuntu niba iki kiganiro kiragiciyeho, biga ukuntu ejo bategura neza gusezera Buravan. Narababwiye turi mu nama nti lave yo gusezera Buravan ntibizabe nka show. Iyi ntabwo ari guma ntabwo ari Miss Rwanda finale, ni umuntu wavuye iwe, ngiye ntuye mu karere ka Kano ka Kicukiro, ni umuntu wavuye mu rugo udafite imodoka yateze moto itari munsi ya 2 uje gusezera Buravan, kuza agasigara hariya. Ntabwo nifuza umuntu mu mutima uzasigara avuga ngo nubwo yapfuye barankandagiye, nubwo yapfuye barampiritse. Yes, ndasaba umuryango wa Buravan kuzandika itangazo uyegiskiza ku bantu batabashije kuza kumusezera uyu munsi, kugira ngo wifatikanye nabo. Ariko kandi hari n'amasheni ya live, kuba utajemo ufite internet wagenda ukareba, nabyo biramusapotinga. Nibyo ngibyo. Hari ikindi Jean Paul, ikibazo cya nyuma, ibi byakigishije iki ku bantu basigaye abahanzi? Navuga uno munsi yeretswe urukundo biri navuga mu buryo budasanzwe. Wamenya ikintu gikomeje ibi bintu ni uko apfuye akiri muto, kuko nka Kamariza Mutamuriza apfa muri 1998 akoze impanuka, kandi igihugu cyari kimaze imyaka 3 kivuye muri jenoside. Inejo pa yaratabawe, atabarwa Kigali irimo abantu bake, ariko aratabarwa. Byakwigishije urubyiruko guhora batekereza ko uyu munsi ariho bari, ejo atarahaba. Noneho uvuga ngo eske sitaye nkapfa nka Shyaka Clever. Suramuzi Sandre? Shyaka Clever. Yari umunyamakuru wa Radio 10. Sitaye nkapfa nka Shyaka Clever, nguye kuri escalier nka Honorable Mucyo, pfuye nka Shyaka, pfuye urupfu rwitwa Giturumbuka. Haryo ubwo byagenda gute? Dutegure ejo cyane kurushaho turi, kuko uyu munsi dukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo twite nibikiye baharanire kubika ijambo mu mutima yabo kugira ngo batacumura ku Mana. Buravan ntabwo nabyita amahirwe, yagize sinye zo ko ashobora gupfa, anabazwa ku rupfu rwo, aravuga ngo abantu bazaserebure. Ibi byahiswemo na Buravan. Yaravuze ngo umunsi napfuye abantu bazakora ibitaramo bishime, sezererweho nk'umusani. Na Yanga ariko yavuze message yavuze irakomeye gutekereza kuri ejo hazaza. Rero twebwe ejo hazaza dutekereza amataje, dutekereza beef, dutekereza kudeta, dutekereza ibintu bibi, dutekereza ibintu byiza, kuko bucya bwitwa ejo. Kandi imikurire donc imbere urahaza ariko inyuma ntahuzi. Nicyo kintu umuntu aba akwiye kugira, kwitwararika cyane. Njye hari umunyamakuru nabajije, eske uje muri lave yo gusezera Buravan nk'umuntu uje kumufata amagongo cyangwa uje mu kazi? Ati nje mu kazi. Uwo munyamakuru wamubwira iki, cyangwa se wamugani ntabwo ari umunyamakuru gusa, n'abandi hari n'abana bavuga bati hano ni hafi ya Nyamirambo, ni mu mujyi rwagati. None se nta bantu uzahora imbere ya Beka bicaye muri twa tuzo bari gushaka internet, avuga ati aho kwicara hariya reka tuze kuntuza. Umutima niwe uri hano, abanyamutima bari hano Imana ibaha umugisha. Amen. N'abaje muri show nabo Imana ibaha umugisha, byibura bashobora guhindukira hano. Jean Paul, wakoze cyane kandi dukomere Abanyarwanda. Imana iguha umugisha. Astravest. Kurana ibintu ni nabyiza, ntuzongere kunyita umuntu wa mu butabera. Potere yamba. Mu butabera byarangiye. Icyo ni ikindi gice nitugira amahirwe yo kabyarawe. Astravest. Imana iguha umugisha. Police Afande Rumanzi. Ndamuvuga nk'inshuti yanjye, ni umupolisi ariko ni inshuti. Ashinzwe ibikorwa, ni umuyobozi. Urabugira umuntu mutoya. Komishoni Rumanzi ashinzwe ibikorwa bya polisi. Ni ushinzwe ibikorwa byose bya polisi. Rero niwe uri hano, niba ashinzwe ibikorwa bya polisi gare, na hano n'akazi ka polisi. Bige cyane ku munsi wa mu gitondo uburyo uyu mwana ashyingurwa. Ariko gatonda gushimira kuri umunyamakuru z'ubwenge. Yego sha. Thank you so much. Thank you. Thank you. Siboma, navuga ngo mukanya uri kuvuga uti hari abantu batagira ubumuntu, uti urukundo yabaga umuntu yerekwa yapfuye ari rwo yakeretswe akiri muzima cyangwa agihumeka. Wari ubikomoreje kuki? Rimwe na rimwe ni byiza kugira ngo tujye tunaganira tudaciye ku ruhande, tutaryaryana n'iki. Urumva imihanda bayifunze ahantu hose, imihanda nta modoka zitambuka, kiretse zitambuka zije nyine kwifatanya natwe. Abantu ni benshi babuze aho batambuka,
ariko nanone nkibaza ngo biba byiza nanone kuba ni challenge ikomeye ngo kuki tutereka urukundo umuntu akiriho. Nimba wakoze igitaramo uri umuhanzi, nimba hari n'ikindi gikorwa wakoze gikeneye support tugushyigikire. Ngira ngo nuko tutavanga, ariko reka mbivuge ko nundi ni style ni iminsi 2 ishize hano twatureje ubundi kwa gatandatu muri show ya Bianca, ubona nyine ubwitabire kubenda kubyamamare bitaje kumushyigikira n'iki, ariko nimba umuntu akiriho tumwereke ibyiza akiriho, tumuha amahirwe akiriho, tumwereke urukundo akiriho, kubera ko uramutse uri nk'umuhanzi ugategura show abantu bakitabira ndetse imihanda igafungwa babati ni umustar runaka, ndakubwiza ukuri ko nk'ibibaye ari umuntu wakoze show na Chris Brown bana ba star mpuzamahanga yabyemba bati ndashaka uwo muntu ngo dukorane collab. Twereke urukundo abantu bakiriho. Ni isomo ryiza cyane ndetse nicyo cyakanakwiye abantu tujye twereka abandi urukundo bakiriho bagihumeka, ndetse twese bikadusigira isomo. Simbe kuko ndi umunyamakuru, niba ndi umunyamakuru ntinyereke urukundo ejo nkagenda akaba ari buvuga turamana namukundaga, twerekane urukundo mbese tukiri muri ubuzima, kuko iyo umuntu agiye nta cyaba kizi, sibyo? Ntabwo nta kinabazi, ariko iyo wabikoze basi nta nkomanga bafite. Urumva nk'ubu ngubu ari nk'umuntu wakoze igitaramo naga mimbere abastari bose barahari no hanze babuze ukuntu binjira, ndavuga abantu basana n'abafana n'iki, tukereka urukundo umuntu agihari. Haba ari ubwo ndavuga wenda no kubadukurikiye, simvuga mu isi y'abastari gusa, ubwo ndavuga no mu badukurikiye mu miryango yacu n'iki, nimba hari ikintu umuntu agomba gukora mu supporting umushyigikire. Nimba ari umuhanzi yakoze igitaramo abandi bahanzi bamushyigikire, twerekane urukundo, dusapotingane, dushyigikirane. Wakoze cyane Soma, kandi twese dukomere abanyarwanda no kwisi umuryango wa Buravane, ari n'abarimo imbere inshuti n'abavandimwe abahanzi, ariko no tutibagirwa n'umuhanzi wacu Meddy yapfushije mama we Yanga, bose turabakomeje, n'abandi bantu bakurikiye Gasaro TV bashobora kwenda muri quartier habapfuye umuntu, mwese turabakomeje, Imana ibaha imbaraga zo gukomera muri nk'ibi. Amen. Gasaro TV.